sinumva rero impamvu umuntu ataburanirwa atakunganirwa n'umwavoka uwo ari we wese yihitiyemo, ndetse byanashoboka ashoboye no gutumira n'uwo mu ijuru rukapa ntabakaza akamuburanira. Murakoze. kuko iwe n'uwo mu ijuru utamutumyeho nimba ari wo wabona, ngira ngo ikibazo n'uwo ukigezaho ngira ngo n'uwo ku isi baramwanze. twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba radiyo Urumuri, namwe bakunzi ba RSP info, tubahaye ikaze muri iki kiganiro kuri uyu wa gatanu tariki 12 Werurwe umwaka w'2021. Paul Rusesabagina yafashe icyemezo cyo guhagarika kujya imbere y'urukiko rwamuburanishaga, arasobanura ko atarwizeyeho ubutabera. Murakoze cyane Monsieur le Président kuba mwongeye kumpa nanone ijambo. Nagira ngo mbwire urukiko n'ubucamanza yuko kubera uburenganzira bwanjye bw'ibanze bwo kwiregura no kugira uburenganzira ku rubanza ruboneye, urukiko rwanze kubwubahiriza. Kuba rero uburenganzira bwanjye bwanze kubahirizwa, nagira ngo menyeshe urukiko ko nta butabera na bumwe ntegereje hano, bityo mbamenyesha yuko ntazongera kwitabira urubanza rwanjye nduhagaritse. Murakoze. Tugiye kubaza Maître Joseph Cikuru Mwanamayi, n'umwe mu baburanira abari imbere y'urukiko mu gihugu cy'Ububiligi, uko abona iki cyemezo ndetse n'ingingo abona uwaburanaga yahereyeho afata kiriya cyemezo kidasanzwe. Mu rukiko rero Paul Rusesabagina yaburaniragamo, akaba ari urugero ko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Muribuka ko Paul Rusesabagina yajyanywe mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa munani mwaka ushize. Mu bintu rero tugiye gusuzumira hamwe na Maître Joseph Cikuru Mwanamayi harimo ibijyanye n'inzitizi Paul Rusesabagina n'abamwunganira bakunze kugarukaho, ibijyanye n'uko abo yashakaga ko bamwunganira abandi bavuye mu mahanga atigeze abihererwa uburenganzira. Hakazamo ikibazo yavuze gikomeye we n'abamwunganira cy'uko igikorwa yakorewe cyo kujyanwa mu Rwanda atari abigennye kuri we ari igikorwa cyo gushimutwa kandi ko amategeko agihana. Aka kanya rero nk'uko nabibabwiraga, dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'impuguke mu mategeko Maître Joseph Cikuru Mwanamayi. Turagusuhuje kandi turagushimiye aka kanya wigomwe kugira ngo uze tuganire. Turabizi ko tunagufatiranye uri kuva mu mirimo myinshi. Maître, wiriwe neza? Yego, mwiriwe neza Jean Claude Mwindahabi, ndetse nasuhuje n'abaduteze amatwi muri kano kanya. Ya Maître Joseph Cikuru Mwanamayi, ugiye kudufasha rero gusobanukirwa n'by'uru rubanza aho Paul Rusesabagina amaze gufata icyemezo cyo guhagarika kujya imbere ya ruriya rukiko. Ni icyemezo umuntu yavuga ko kidasanzwe Maître. Ntabwo ari kenshi dukunze kubona umuntu yiyemeje kudasubira imbere y'urukiko. Mwebwe mwari mubyiteze Maître Joseph Cikuru Mwanamayi? Mwumvaga kiriya cyemezo ashobora kugira gutya akagifata? Navuga yuko urubanza rwe nubwo amaze kujya imbere y'abacamanza inshuro zisaga 6, ariko twavuga ko urubanza rukiri mu ntangiriro kuko ntibarinjira mu mizi, bari batarinjira mu mizi y'urubanza. Mwari mwiteze ko ashobora kugira gutya kuri uyu wa gatanu tariki 12 Werurwe umwaka w'2021 agafata icyo cyemezo bataratangira no kujya mu mizi y'urubanza? Mwari mubyiteze? Mwatekereza ko byashoboka? Oya, rwose ni ibintu bisa nkaho bitunguranye, ariko nabwo
mu kazi kacu tuba tubona ko byashoboka cyane ko abitewe nkurikije ubushishozi bwanjye nsanganywe mbona yabitewe n'icyemezo urukiko rwafashe uyu munsi rwo gukomeza kuburanisha urubanza mu mizi kandi yari yarajuririye icyemezo cyafashwe ejo ku itariki ya 10 cyangwa ku itariki ya 11 kivuga ko ubusabe bwe bwo gufungurwa by'agateganyo hamaze guteshwa agaciro byakozwe mu rubanza ubwo busabe bwe bumaze kwangwa arabujuririra mu rukiko rw'ikirenga noneho mu gihe n'urukiko rw'ikirenga rutaremeza niba ubusabe bwe bufite ishingiro cyangwa se budafite ishingiro urukiko mu mizi rutarukomeza kumuburanisha none ariko nabwo agezemo none agerageza kugaragaza inzitizi zigaragaza ko dosiye ye ifite umwihariko udasanzwe kuba ari nini cyane kuba atarigeze abona igihe gihagije cyo kuganira n'abavoka yewe no kuba hari izindi nyandiko za ngombwa n'ibimenyetso yasabye abamwunganira batari bahabwa akabona ko yahabwa igihe gihagije cyo gutegura dosiye icyo gihe rero nicyo umucamanza uyu munsi yamwimye umuntu rero akwimye ubwo burenganzira metre tugiye kujya ku ngingo ugize neza rwose kutubwira ko nubwo wenda utari witeze ko ashobora kuba yabivuga ku munsi wo kuri uyu wa gatanu tariki 12 ariko kuri wowe ukurikije ubunararibonye bwawe ukurikije uko wasesenguraga imigendekere y'urubanza uravuga ko nabyo wumvaga kuba byafatwaho icyemezo muri buriya buryo atari ibintu byaba bigutangaje mwebwe mwumva icyo kintu cyari gifite ubuhe buremere kuba yavugaga ati nkeneye yuko abasanzwe bamburanira n'abandi nahisemo bavuye hanze baza mu Rwanda bakamburanira icyo kintu cyari gifite wagisobanura ute metre cyari gifite amategeko ateganya iki yego cyane rwose uburenganzira bw'umuburanyi bwo kuburanirwa n'umwavoka yishakiye ku bushake bwe yitiyemo ni ntakumirwa kuba rero ingingo ya 68 y'itegeko 027/2019 ry'ukwa 19 z'ukwa 9 2019 y'u Rwanda ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yemera uburenganzira bw'umuntu wese ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha kumenyeshwa ibyo afungiwe n'uburenganzira bwe burimo kumenyesha umwunganira n'undi wese yashaka kubimenyesha ubwo burenganzira yabusabye ku ikubitiro bije no mu mategeko y'u Rwanda dukurikije iyi ngingo ya 68 mvuze yagombaga kunganirwa ku bugenzacyaha ku itariki ya 31 z'ukwa kwezi kwa 8 2020 nibwo yabajijwe bwa mbere yarafashwe ku itariki 27 cyangwa 8 sinibuka neza z'uko kwezi kwa 8 yabajijwe bwa mbere ibyo yari yafashwe umuntu yavuga yuko ari mu ijoro ryo kuwa 27 rishyira mu ijoro ryo 28 kuko nibwo bivugwa ko yagejejwe muri iryo joro ko aribwo yagejejwe mu Rwanda muri uko kwezi kwa 8 k'umwaka ushize wakomeza metre yego iyo ngingo rero ikabivuga ngo umuntu wese ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha agomba kumenyeshwa icyo afungiwe kimwe n'uburenganzira bwe burimo kubimenyesha umwunganira n'undi wese yashaka kubimenyesha iryo menyesha rishyirwa mu nyandiko mvugo n'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha akayishyiraho umukono hamwe n'ukekwaho icyaha umuntu wese ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha afite uburenganzira bwo kugira umwunganira no kuvugana nawe mu muhezo umuntu wese ufunzwe yishakira umwunganira akanemererwa kuvugana nawe mu muhezo iyo adashoboye kumwishakira umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha abimenyesha umukuru w'urugaga rw'abavoka kugira ngo amumugenere ubwo yenda ntiriwe ndangije iyo ngingo ngarukire kuri icyo kintu
Rusesabagina mu miburanire ye yasobanuye ko kuva yagezwa mu Rwanda nta nubwo agombaga kumara iriya minsi yose kuva ku itariki 28 kugera ku itariki 31 atarahabwa umwunganira, ataranamumenyeshwa n'inzego zibishinzwe. Noneho birenze bigeze ku itariki 31 abazwa atamufite. Ubundi umuntu ufunzwe abazwa adafite umwunganira mu gihe bamumuhaye bamumushakiye we akamwanga. Byamaze kumwanga ariko bavuga bati ubwo twamuguhaye itegeko ribidutegeka kumuguha tukaba tutagomba kurenza iminsi yo kubaza umuntu n'amasaha 72 afashwe, nubwo bwose bo bari baherengeje kuva igihe yari yafatiwe. Reka noneho tukubaze utamufite kuko tumuguhaye ukamwanga. Ariko we bigaragara ko ku itariki 31 z'ukwa munani bari bataramumuha, bamumuhaye nyuma. Noneho nabo bamuhaye aza kubanga asaba ko basimbuzwa abo yishakiye yakwishyurira. Hazamo uriya Maître Gashabana, na nyuma ejo bundi kwa kabiri hazamo Maître Udakemwa Jean Felix. Ariko asaba n'abandi bavoka b'abanyamahanga kuza kumuburanira, cyane cyane harimo Maître Vincent Rurica wari muri dosiye ye mu Bubiligi baza kumusaka kw'ibyo byaha by'iterabwoba. RIB y'u Rwanda yakoranye n'inzego za polisi za Interpol mu Bubiligi. Mu mategeko mpuzamahanga yo umwavoka usanzwe ari muri dosiye nk'uko Maître Vincent Rurica yari ayirimo, nyuma agasanga umukiriya we akaza kuburanisha icyo cyaha mu kindi gihugu, umwavoka yemerewe gukomeza. Ni na pratique izwi rwose, ariko gukomeza ntabwo aba agiyemo kuko atari mu gihugu cye cy'amavuko asanzwe akoreramo, agomba gukorana n'undi mwavoka uriyo. Vincent Rurica nkurikije ibyo Bwana Rusesabagina yavuze mu rukiko, yagiye mu Rwanda amarayo icyumweru, ntibamwemerera ko amubona aho afungiwe, ntibamwemerera ko yunganirwa. Icyo yagisobanuye cyane agitinzeho mu rukiko, ariko ibisobanuro bamuhaye ari nabyo byatumye n'iburanisha rikomeza mu mizi. Bavuze ko ngo urwego rw'abavoka, urugaga rw'abavoka mu Rwanda batoriye uruyobora ubu ngubu yitwa Kavaruganda Julien Gustave, banamugarutseho cyane nawe kuko ni umwavoka hano muri bare yacu i Buruseli, akaba n'umwavoka nyine mu Rwanda. ngo yandikiye Rusesabagina amubwira ko yavuganye n'umuyobozi w'urugaga rw'i Buruseli, ngo w'i Buruseli amubwira ko ngo abavoka b'abanyarwanda batemerewe kuburana ino mu Bubiligi ngo kuko nta masezerano ari hagati y'ibyo bihugu, ko bityo ko n'abavoka b'Ababiligi batemerewe kujya kuburana mu Rwanda kuko nta masezerano ahari. Igitangaje ngo ni uko mukuru w'urugaga rw'abavoka i Buruseli ngo yohereje email, ngo niba ari yohereje kuri email kuri umuyobozi w'urugaga rw'abavoka. Iyo rero baruwa n'ubu bwose igihe ntanayifite, cyangwa se ariko nayibonera kopi ubwo yageze mu rukiko, nta kibazo, ntabwo bikiri ibanga. Ariko iyo baruwa ibyo Batuniye yanditsemo ni ibijyanye n'ingingo ireba abavoka b'Ababiligi cyangwa se abo mu gihugu cy'ubumwe by'Uburayi. Ni ingingo ya 428 ya Code Judiciaire hano mu Bubiligi. Nicyo koko nibyo iravuga ngo nta mwavoka wemerewe kuburana mu Bubiligi adafite ubwenegihugu bw'Ububiligi cyangwa se adafite ubwenegihugu bwo mu bihugu by'Uburayi. Ariko iyo ngingo hari ikindi gika cyayo gikurikiraho kikavuga ngo hari abandi bavoka bashobora kuburana batafite iyo nationality cyangwa badafite ubwenegihugu bw'Ububiligi cyangwa bo batari bo mu Buraya, ariko biteganyijwe n'iteka ry'umwami. Icyo gika mpamya ko Batuniye w'i Buruseli atagishyize mu iyo baruwa yandikiye Batuniye w'i Kigali. Kandi koko urumva na exception cyangwa n'irengayobora kuri iyo ngingo. Ni nayo mpamvu hari abavoka benshi b'Abanyarwanda, nanjye ndimo, nemerewe gukora hano taranasaba n'ubwenegihugu bw'Ababiligi. Natangiye nemerewe mu mwaka wa 2010, ntangira wenda mu 2011. Hari imanza nyinshi naburanye, nta bwenegihugu bw'Umunyarwanda, nta bwenegihugu bw'Ububiligi nari nagasabye. Yewe n'icyo gihe nakoreshaga na carte consulaire yo kuri ambasade y'u Rwanda nk'Umunyarwanda. Ariko
icyo ngenderaho kigaragaza yuko rero amasezerano ahari binyuranye n'ibyo abayobozi bamwe bavuga genda batanabizi bitewe n'uko batabikoramo. Ikimenyetso cya mbere, hari ibaruwa yo muri 1999 yo muri Minisiteri y'Ububanyi bw'Amahanga hano mu Bubiligi. Iyo baruwa yasinyweho n'uhagarariye minisitiri witwa, sinzi niba akiriho cyangwa se niba yarapfuye, yitwa Guy Delmotte. Yanditseho avuga ati, nubwo se yanditse mu Gifaransa ariko ndasa nk'ubigenekereza mu Kinyarwanda, avuga ati ngendeye ku ngingo ya mbere igika cya gatatu cy'iteka ry'umwami ryo kuwa 24 z'ukwa munani 1970, iryo teka ry'umwami rikaba rigena irengayobora kuri kondisiyo y'ubwenegihugu. Bwa bwenegihugu navugaga buteganyijwe mu ngingo ya 428 za Constitution y'Ababiligi. Ndamenyesha ko ngendeye nanone ku ngingo ya gatanu igika cya mbere cy'itegeko ry'u Rwanda nimero 03/97 ryo kuwa 19 z'ukwa gatatu 1997 rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda, ko abavoka b'u Rwanda bemerewe gukora umwuga w'ubwavoka hano mu Bubiligi, ko condition de réciprocité yemewe nkurikije ayo mategeko yombi. Iyo niba rwa Minisitiri w'Ububanyi yanditse muri 1999, nari ntaraba umwavoka hano, ariko no kuvuga ko abavoka b'Abanyarwanda bose bagiyeho nyuma ya 1999 bagenderaga ku ibaruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yanditse. None se Maître, utarakomeza kuba ubisobanuye gutyo, umuntu atagendera ku murongo wa mbere ngo yirengagize yuko hari izindi nzira zishoboka nk'uko byerekanye. Iyo umuntu akuriye ari we muyobozi w'urugaga, nk'uko watanze urugero rw'uyobora urugaga rw'abavoka mu Rwanda Kavaruganda, ubwo ari n'umuntu wabaye mu gihugu nk'icyo ngicyo, uzi ibyo twavuga yuko bifite noneho n'urwego mpuzamahanga, kuri wowe wumva ari ibintu byo yuko yaba byirengagiza kubera izindi mpamvu wenda wadusobanurira, cyangwa hari n'igihe byamwisoba koko akaba atabizi? Kuri wowe ni izihe mpamvu? Kuko mperutse kuganira n'undi nawe ufite ibyazi ku bijyanye n'amategeko, izi manza zirimo iza ba Rusesabagina azifata nk'imanza za politiki. Ibyo byaba biri mu bintu bituma ibyo uri gusobanura bititabwaho n'inzego nk'izi ngizi z'u Rwanda, nazo zakabaye zitanga ubutabera. Ukuri kubisobanura ni kuki habaye icyo kintu cyo kuvuga yuko adafite uburenganzira bw'abamuburanira bavuye hanze? Ni ukutamenya cyangwa ni ukubyirengagiza nkana? Ntabwo nasobanura, igisubizo ndagitanga ku buryo bubiri. Icya mbere cyo, niba na perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Batoniye Kavaruganda Julien yarandikiye Bwana Rusesabagina amubwira ati dore icyo mugenzi wanjye w'i Buruseli ambwiye yuko nta bavoka b'i Buruseli baza kukuburanira hano mu Rwanda, noneho Kavaruganda Batoniye Kavaruganda nawe akakigenderaho, nawe yirengejeje amategeko, kuko nawe akiri umwavoka hano i Buruseli yari avoka stagiaire, yari muri kabine y'umwavoka witwa Maître René de Wolf, ni umwavoka uzwi ukomeye. Noneho muri icyo gihe hari mu myaka 2003 na 2004, Maître Kavaruganda akora muri iyo kabine, kuko iyo kabine yari ikomeye, yari ifite imanza mu Rwanda y'ibya jenoside. Ntabwo umuzungu Maître René de Wolf yajyaga mu Rwanda yoherezagayo Kavaruganda, kandi Kavaruganda akaziburana ari umwavoka w'i Buruseli. Urumva yaratarajya mu rugaga rw'abavoka, urumva rero ntiyabyirengagiza. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kuba dufite Maître Jean-Jacques Pierre n'avoka mu rugaga rwa Liège, n'ubu yanditse kuri liste y'abavoka bo mu Rwanda, ajyayo kuburana mu Rwanda. No mu Bubiligi nawe aburana agendeye ku iteka ry'umwami. Nta buryo rero, hari n'abandi bavoka b'Abanyarwanda bari muri Baro de Bruxelles, navuga nka Maître Karongozi na Martin André Martin,
akunda kuburanira abantu bacitse bari muri ibuka ino y'Iburuseli kandi nawe aburanira mu Rwanda ariko nawe ni umwavoka Iburuseli muri baro ya Buruseli ahubwo kuba umucamanza yagendeye kuri icyo kintu ahubwo akanirengagiza ko yagendeye ku iyo baruwa yabatoniye Kavaruganda ngo nuko ari bwo rwego rushinzwe kwemerera abavoka kuburana mu gihugu birengagije ikintu cy'ingenzi nibyo koko batoniye w'urugaga niwe metre w'urugaga niwe metre du tableau de l'ordre niko tukita ariko ntabwo ari we ntabwo batoniye w'urugaga ari we ufite ububasha bwo kuvuga ngo nta masezerano ahari y'ibihugu byombi ibyo nibyo bitiranya donc batoniye yaranditse ngo nta bufatanye buhari hagati y'ibihugu bibiri kandi atari ugomba kubyemeza byemezwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikindi rero cya kabiri none nuko urukiko nirwo ruri kuvuga ngo abavoka bo hanze bwana Rusesabagina ntabwo bemerewe kuza mu gihe bazi yuko Maître Peter Elinde Professor Peter Elinde ni umunyamahanga yaburanye mu Rwanda aburanira Victoire Ingabire mu munyamerika yaje ku yayo masezerano niba yari ahari ku banyamerika ubu yavuyeho se ku buryo abandi batava muri Amerika icyo ni icya mbere bagomba kubanza kureberaho kandi umucamanza arakizi uriya perezida w'iburanisha Muhima Antoine ari mu rugereko rushinzwe imanza ndengamipaka kuva mu mwaka w'2012 ni ukuvuga ko iyo pratique arayizi icyo ni icya mbere Maître Joseph Chikurumwanamayi kuko mu bo Paul Rusesabagina yasabaga yuko bemererwa kuba mu buranira bavuye hanze harimo abanyakanada harimo abanyamerika harimo abo ngabo bavugaga nyine bavuye mu Bubiligi harimo abanya-Australia urwo rugero rwa Peter Elinde utanga rwose kuko rwabayeho mu Rwanda nagira ngo humvikane ko harimo atari ababiligi gusa yasabaga ko baza kumuburanira kuko niho wari batanzeho cyane ibisobanuro ariko harimo n'abari bavuye ku yindi migabane no mu bindi bihugu wabanza ukarangiza icyo ingingo wari ugezeho noneho kugira ngo tujye ku yindi nzitizi kuko mu kanya turi bujye ku kintu yasabaga cy'uko akwiye kujya kuburanira mu gihugu asigaye afitiye ubwenegihugu muri iki gihe aricyo cy'Ububiligi cyangwa icyo ari cyaramuhaye gutura ahantu ho gutura aricyo cyo muri Amerika ibyo ngibyo tugiye kubikomozaho mu kanya kuko nk'uwo mwavoka Peter Elinde wagiye mu Rwanda agiye kuburanira Madame Victoire Ingabire Umuhoza abantu baribuka yuko yaje gufungwa ariko byaje kuba ngombwa ko ubutegetsi bw'u Rwanda bukamurekura kugira ngo asubire mu gihugu akomokamo cya Amerika ni nako byagenze kuri ku Mubiligi Gitanis wari ufungiye mu Rwanda nawe ubutegetsi bwaje gutanga uburenganzira bwo kugira ngo ajye mu Bubiligi na Paul Rusesabagina yakunze kuvuga agira ati muri iki gihe ubwenegihugu mfite n'ubw'Ububiligi nkwiye kuba najya kuburanira imbere y'inzego zibishinzwe mu gihugu nk'icyo ngicyo iyo nzitizi wenda twayijyaho niba kereka ubaye hari ikindi washakaga kubanza kurangiza ku nzitizi ya mbere metro iyo nzitizi ndarangiza nishimangira ngewe mvuga nkoresha ibimenyetso ngendeye ku ibaruwa ifite referanse zikurikira ni CA.0/200/Rwanda ni ibaruwa yo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2018 iyo ni ibaruwa noneho yo nanandikiwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi ku izina ryanjye nanandikiwe Minisiteri nyibaza nti ese hari accord de réciprocité hagati y'ibi bihugu na n'ubu biracyari confirmé hagati y'u Rwanda n'Ububiligi Minisitiri yaranshubije ku iyo tariki nyine navuze haruguru avuga ngo ngendeye ku ibaruwa yawe watwandikiye ku itariki 13 z'ukwa munani mu mwaka w'2018 envie d'obtenir un certificat de réciprocité ndakwandikira nkumenyesha ko ngendeye ku ngingo ya 6 y'itegeko ry'u Rwanda yo ku itariki 11 z'ukwa 9 2013 rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda rukanagira n'uburyo urwo rugaga rw'abavoka mu Rwanda rukora ndakumenyesha ko abanyamahanga
bemerewe gukora umwuga w'abavoka mu Rwanda. Abanyamahanga bavuga naba hano b'ububiri nyine bemerewe gukora la profession d'avocat au Rwanda sous la condition de réciprocité, bitewe n'ayo masezerano ahari. Kubera iyo mpamvu ndahamya ntashidikanya ko abavoka b'ababirigi hano bujuje les conditions ziteganywa n'itegeko ry'umwami ryo ku itariki 24 z'ukwa munani 1970. Donc aho kugira ngo ngaragarize abatwumva ko biriya wenda ari byo nasomye ku mbuga nkoranyambaga, ambasaderi Nduhungirehe Olivier cyangwa se hari umunyamakuru nawe wize amategeko ndamuzi turaziranye Ferenga Kwaya, bavuga ngo abavoka b'ababirigi ntabwo bemerewe kuburana mu Rwanda, cyangwa se ngo abavuka mu Rwanda ntabwo bemerewe kuburana no mu ni Ferenga Kwaya cyangwa ni Ernest Sagaga wumvise mu kiganiro? ni Ernest Sagaga, ko numva ari we wize ibya duro, kuko hari ikiganiro kigufi yari yabikozeho kuri BBC. Ntabwo rero bavuga kuko batari muri pratique, ntabwo bari mu kazi kandi mu Bubiligi, ntabwo amategeko yose baba yacingiye, ariko ngenda atanga ibimenyetso y'uko bishoboka. N'ikindi kibigaragaza nuko Avocat Sans Frontières n'umuryango w'abavoka b'ababirigi. Nge nyiri no mu Rwanda bazaga tukaburana nabo mu imanza za jenoside mu nkiko, kandi ari abazungu baje kuburana. Kuvuga ko bagize kurana n'aya masezerano, ntabwo yigeze rero avaho na batoniye w'urugaga Maître Kavaruganda Julien nawe arabizi ko hari Maître. Wumvise yuko icyo ngicyo bagikomojeho bavuga ngo koko byabayeho ko abavoka bavuye mu mahanga bazaga kuburanira abantu mu Rwanda, noneho ubushinjacyaha bwo bwavugaga ko ngo byatewe n'uko icyo gihe ngo urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwari rutarabona abunganira abandi mu nkiko ku buryo buhagije. None ngo ubu ngubu ngo bamaze kuba benshi, ngo bamaze no kugira ubunararibonye. Iyo mpamvu yari ihagije? Iyo mpamvu ntabwo ihagije, kuko kugira abantu benshi ngo babavuka ngo bamaze kuboneka ntabwo ari cyo kisobanura ko bafite ubunararibonye mu manza mpuzamahanga, izi manza ndengamipaka. Bagombaga kumureka abo bandi nabo barimo, cyane cyane ngenda ndashimangira ikintu cy'uko umwavoka usanzwe mu rubanza Maître Vincent bagiye gusaka Rusesabagina ahari, niwe rwo mukomezanya na dosiye, ntabwo bamubuze ubwo burenganzira bwe ntakumirwa. Icyo cyonyine navuga ko habayemo ubushake buke, cyo twita mauvaise foi, cyo kumubuza kunganirwa n'uwo ashaka. Noneho rero tujye ku kintu kindi gikomeye Paul Rusesabagina n'abamwunganira bakunze kugarukaho, ikintu yise gushimutwa, kidnapping. Ibyo bintu nabyo byahawe umwanya muri uru rukiko, haba kwisobanura. Hanyuma twanabonye yuko urukiko rwazanye uwo bise ngo ni umutangamakuru waje avuga ko ari musenyeri Constantin niyo mwungeri. Hari uwo duherutse kuganira asobanura uko abona ibya rukiko, wakamufata nk'umuntu nawe wakoreye akazi ziriya nzego z'u Rwanda z'ubugenzacyaha, ubona natumiye akemeza yuko yagize uruhare muri ibyo bintu by'ishimutwa. Hanyuma ubushinjacyaha bugasobanura ndetse n'urukiko rukaba rwarasobanuye yuko ibyo bidahagije kugira ngo babifate nk'inzitizi. Wowe icyo kintu cy'ishimuta ndagira ngo inzitizi ishingiye ku byo Paul Rusesabagina n'abamwunganira bavuze yuko ari ishimutwa, kubwo ibyo ngibyo kuba amategeko atemera ko umuntu yashimutwa, kubwabyo bikwiye kubanza bigafatirwaho icyemezo n'urukiko. Ndagira ngo iyo nzitizi yatanzwe na Paul Rusesabagina n'abamwunganira ugira icyo uyivugaho Maître, hanyuma tubone kuza kujya ku ngingo yindi ya gatatu y'ikiganiro. Yego, urakoze kuri icyo kibazo kijyanye n'impungenge cyangwa n'inzitizi y'ishimuta cyangwa se ishimutwa. Ariko
kugira ngo umuntu ashobore kubyumva neza ko ishimutwa ryabayeho, nasomye icyemezo cyasomwe n'urukiko, ntabwo ubwacyo kigeze gihakana ko ishimutwa ritabayeho. Abantu iyo ugikoreye ubushishozi ubugororangingo ntabwo bigeze bahakana ko ritabayeho, ahubwo baravuze bati niyo ryaba ryarabayeho ntabwo Rusesabagina ariyo wariregera, byaregerwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuko ariho bakuye umuntu, cyangwa se bikagaragaza ko uriregera akagaragaza ko hari umukozi w'urwego rwa leta wagiye muri icyo gihugu kujya gushimuta y'umuntu. Ibyo ni byo bintu batinzeho cyane. ariko se metre ubundi tuzi ko burya mu bintu bijyanye n'imanza zirimo inzego ebyiri z'ingenzi, urabizi cyane nk'umuntu w'impuguke mu mategeko, hari iby'imiburanishirize y'imanza mbonezamubano. Ibyo ngibyo iyo umuntu waba hari ikintu yaba yakorewe kidakwiye atabyisabiye, ntabwo ubushinjacyaha buhaguruka ngo aba ari bwo bujya kugira icyo bukora. Tuvuge nk'ubu ngubu, niba ugurije umuntu amafaranga noneho ntakwishyure, cyangwa se hari ikindi kintu wumvikanye mu buzima busanzwe n'umuntu ntacyubahirize, ibyo ngibyo ni bya bindi by'amasezerano, aya masezerano asanzwe hagati y'abantu. Noneho uvuga yuko ayo masezerano tubahirijwe ntajya imbere y'urukiko ngo agire icyo asaba, ntabwo ubushinjacyaha bugaruka ngo bujye kumusaba. Ariko noneho iyo bigeze mu manza nshingwabyaha, naho uwagiriwe nabi atahaguruka ngo ajye kurega, ubundi ubushinjacyaha butegetswe, keretse niba wenda nibeshya nigeze kubyigaho ibyo bintu, mu nshinjabyaha uwakorewe icyaha adahagurutse ngo ajye gutanga ikirego, ntabwo ubushinjacyaha buhaguruka ngo abe ari bwo bufata iya mbere. None bisobanuye nabaza ku bijyanye n'ibyo ngibyo wari uvuze by'uko ngo kereka ngo hatanzwe ikirego n'igihugu cya biriya bihugu by'Abarabu, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bari abantu b'i Dubayi, ngo keretse ngo icyo kintu kirafatika, si cyo kuvuga ngo keretse iyo aba ari bo baregera icyo kintu cya kidnapping, birahagije. Ubutabera bubaye bukora neza, binabaye bivugirwa imbere y'ikindi gihugu, umuntu ntiyahabwa ubutabera bw'uko yaba yarashimuswe. Naho ngaho nagira ngo bisobanuke neza metero. Aho ngaho nyine niho ngaragariza ko urukiko rwirengagije nkana ubusabe bwe, kandi we yaranagaragazaga ko n'uwamushimuse ari we Pasiteri Niyomwungere Constante, yewe akanashimangira avuga ati narangije no kwimuregera mu rukiko rwo mu Bubiligi kuko duhuje ubwenegihugu. Ubwo bwabyo urukiko rwagomba kubanza no guhagarika iburanisha ngo reka tubanze turebe koko ko uyu Niyomwungere yarizwe icyaha cy'ishimuta, akanarerwa no mu rukiko nyafurika rurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi akaregwa na Rusesabagina. None twebwe tukaba tumufite nk'umutangamakuru mu rukiko, kandi akaba anari n'umuhamya, umutangabuhamya, kuko yabajijwe n'urwego rwa RIB akabazwa n'ubushinjacyaha. Niho urukiko rwakagomba kuvuga ruti reka tubanze dutegereze, ejo wa mugana tudasanga Niyomwungere Constante ibyo ari kutubwira turi kubiha ishingiro, nyuma icyaha kikamuhama, byazagaruka inyuma, natwe twebwe twafashe umwanzuro muri urukiko rwe. Metre, nko mu nteruro eshatu ibutsa nk'umuntu waba utaragize amahirwe yo kumva neza icyashingiweho Paul Rusesabagina n'abamwunganira bavuga yuko habaye ishimutwa, nko mu mirongo nk'itatu bibasobanurire kugira ngo babashe kubyumva. Icyashingiyeho cyane urukiko rwagendeyeho kugira ngo ruvuge ko icyaha Rusesabagina avuga ko cyo gushimutwa kitabayeho, ni uko umucamanza yavuze yuko nta mbaraga zabayeho zo kumukura Dubayi, ngo ko yashutswe n'undi muntu, nta mbaraga za kiboko amusizeho. Ikindi cya kabiri urukiko rwagendeyeho,
ngo nuko ngo aho umuntu yashimutiwe, inzego z'igihugu yashimutiwemo nizo zigomba gusa nk'iziregera gukura uwo muntu ku butaka bwacyo bidakurikije amategeko. Bityo rero akaba nta muntu wigeze aregera iryo shimutwa rya Rusesabagina biturutse ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni impamvu ya gatatu icyemezo cy'urukiko rwagendeyeho ngo nuko nta kimenyetso cy'uko inzego z'u Rwanda cyangwa umukozi w'u Rwanda yagiye ku butaka, yavogereye ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gushimuta ya Rusesabagina. Nyamara bakabivuga gutyo, icyo nemera cyo kitabayeho ni uko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitigeze ziregera u Rwanda cyangwa se ahandi hose zivuga ko hari abantu baje kuvogera ubutaka bwabo batwara Rusesabagina. Ariko nibaruwa banditse ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 2020 biyemerera ko Rusesabagina yavuye muri Amerika agahura n'umunyarwanda ku kibuga cy'indege i Dubai, ngo bamarana amasaha 5. Nyuma uwo munyarwanda barahaturukana aho ngaho Dubai bajyana i Kigali. Ariko mu rukiko ntabwo bigeze bavuga ko uwo munyarwanda ninde, kugira ngo bashobore kumenya niba bamugereranya na wa mukozi w'inzego za Leta z'u Rwanda zagiyeyo. Noneho twereke wowe ibimenyetso ubona uruhande rwa Paul Rusesabagina rwagaragaje mu mirongo migufi nk'ibintu bitatu byerekana yuko igikorwa cyabaye ari ishimuta. Ikintu cya mbere ngendeye ku byo Paul Rusesabagina yavugaga mu rukiko ndetse n'abunganizi be kigaragaza ko ishimutwa ryabayeho, ikintu cya mbere ni uko ari uwamubeshye Pasiteri Niyomwungere Constantin yiyemereye yuko yamubeshye akurikije faiblesse za Rusesabagina akamujyana mu Rwanda kandi yaragomba kumujyana i Burundi. Iyo ni elema ya mbere igaragaza ko habayemo icyo twita manœuvre dolosive cyangwa se frauduleuse, mu buriganya cyangwa se ubutabiranya bwo gukura umuntu ahantu ukamujyana ahandi hantu atabishaka. Icyo mategeko kirahanirwa kandi cyerekana ko ari icyaha cy'ishimuta. Icya kabiri, Pasiteri Niyomwungere Constantin yiyemereye yuko yakoranaga n'urwego rushinzwe iperereza mu Rwanda rugenza ibyaha ariko RIB, kandi ko RIB ari nayo yanamuhaye n'amafaranga yo kwishyura iyo ndege. Icyo ni ikimenyetso kindi cya kabiri gihamya ko habayemo igikorwa cyo gushimuta kandi gishyigikiwe n'inzego za Leta, n'ubwo bwose bavuga ko nta nzego za Leta, nta mukozi wa RIB wagiye kuvogera muri Dubai. Ikindi cya gatatu ni uko numvise Rusesabagina abivugamo avuga ati njyewe nagejejwe mu Rwanda ntabizi. Ubwo ni ukuvuga ko yari asinziriye. Yewe n'umucamanza yabibajijeho Pasiteri Niyomwungere amubwira ati ese ntabwo waba waramuhaye imiti yo kumusinziriza mu ndege? Ni ukuvuga ko umucamanza ari ikintu yari abiziho. Icyo nacyo gutanga reproduit, tubyita reproduit mu Gifaransa les stupéfiants. Oui, ni ibintu urebye nyine ni kimwe, ntawe bitandukanye no guha umuntu ibiyobyabwenge bikaba byamusinziriza. Bikamusinziriza nabyo biri mu kimenyetso simusiga kigaragaza ko habayeho icyaha cyo gushaka gukura umuntu ahantu umujyana ahandi umushimuse atabizi kandi atabishaka. Ibyo nibyo byari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko habayeho ishimutwa. Noneho hakazaho n'imvugo ya nyuma yanatambutse no mu binyamakuru, aho Leta y'u Rwanda ubwayo mu izina ry'intumwa ya Leta, Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge, yemereye ko ari Leta yishyuye amafaranga iyo ndege.
ahubwo njye nk'umunyamategeko kandi ndashishoza mu gihe bavugaga ngo bagiye gushakisha amakuru n'ubu bwose urukiko rudafite ububasha bwo gukora iperereza nkurikije ingingo ya 16 na 17 z'itegeko rigena imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu Rwanda, ntabwo umucamanza wicaye ushinzwe kuburanisha imanza mu mizi afite ububasha bwo kuvuga ngo agiye gukusanya amakuru, ahubwo yabona ko akeneye andi makuru. Dosiye yaramaze gushyikirizwa n'ubushinjacyaha, yari gutegeka ubushinjacyaha ati noneho tubonyemo ibintu bituma mwakorera irindi perereza kuri uyu nguyu Michel barimo kuvuga wakoranye na Pasiteri Munyomungere. Nta bazwa rye, nta nyandiko mvugo y'ibazwa rye ya Michel dufite, ni mu mubazi nawe twumve ko bihura n'ibyo Munyomungere yavuze muri dosiye. Noneho mubaze na leta y'u Rwanda, mubaze minisitiri w'ubutabera wemera yuko yarishyuye indege, mubaze n'iyi ndege Emirates y'Abarabu ese yakodeshejwe nandi ne bande basinye amasezerano ko bijemo, bityo tubone urukiko amakuru ahagije. Ibyo ntibyakozwe, ahubwo bajya kumva pasiteri nk'umutangamakuru kandi atemerewe kuza mu rukiko nk'umutangamakuru kuko ntabwo bakiri mu iperereza. Maître Joseph Cikurumwanamayi, kuba minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge yaremereye kuri televiziyo y'Abarabu Al Jazeera akavuga ko guverinoma ye, ni ukuvuga guverinoma y'u Rwanda, ariyo yishyuye iriya ndege, icyo ni ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bw'u Rwanda buri muri kiriya gikorwa cyo gushimuta. Ni ikimenyetso ntakuka kuri mwebwe muzi by'amategeko cyane rwose, ni ikimenyetso simusiga kuko iyo ndege ni jete prive, abantu bayigiyemo ni babiri gusa nk'uko babivuga, yatwaye Niyomwungere Constantin na Paul Rusesabagina, kandi noneho bamutwara ahantu atarateganyije kujya. Icyo rero ni ikimenyetso ubwacyo, nta nubwo banashobora no kukihunza ntaho bagikwepera. Ni ikimenyetso gihamya umuntu icyaha. mu kanya tugiye gusoza ikiganiro kuko turi busoze, ugira icyo wongera kuvuga muri make cyane ku bijyanye n'umwanzuro Paul Rusesabagina yafashe wo kutongera kuburanira imbere ya ruriya rukiko kubera yuko yasobanuye ko abona nta butabera, hari ibimenyetso biri kumwereka ko nta butabera ari kuhabonera. Mbere yuko tugera kuri iyo nteruro uri burangirizeho utubwira impamvu aho ubona bishingiye, ndagira ngo noneho utubwire hari ikindi kintu Paul Rusesabagina yasabye ku munsi wa nyuma, ndavuga ku munsi wa nyuma kuko nyine yahagaritse gukomeza kuburana imbere y'uru rukiko, aho yavugaga yuko akwiye guhabwa umwanya uhagije wo kwiga dosiye ye, kuko yavugaga yuko afite dosiye nini cyane y'amapaje ngira ngo 1,000 angahe, avuga yuko atigeze ahabwa, yari atarahabwa imashini yo kugira ngo anabyandike abishyiremo, abashe mbese gukurikira neza, kuko ari mu rubanza rurimo abantu 21 avuga ati bo ibyabo bamaze kubyiga, njyewe nanjye ngomba, kubera ko mwanshyize muri uru rubanza nanjye ngomba kubyigaho. Icyo kintu cy'uko yasabaga umwanya uhagije, ndagira ngo ugire icyo tubwira niba bariya bacamanza babyakiriye nk'ibintu bifite ishingiro cyangwa niba batabihaye agaciro, nabyo byaba byaje byiyongera mu byatumye afata kiriya cyemezo cyo guhagarika kuburanira imbere yabo. Maître yego, urakoze kuri icyo kibazo. Ni nayo mpamvu mu ntangiriro navugaga ko ihagarika cyangwa kwivana mu rubanza rya Bwana Rusesabagina bisa nk'ibyatunguranye, ariko ryaturutse cyane kuri ubwo burenganzira yimwe bwo guhabwa igihe gihagije cyo kwiga no gucengera no gusobanukirwa neza ibikubiye muri dosiye ye. Ubundi ni uburenganzira ntakuka, ntakumirwa mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda no mu mategeko mpuzamahanga. Igihe cyose umuburanyi abona yuko dosiye ye atarayisoma ngo ayumve, atarabona umwanya uhagije ngo ayiganireho, ahererekanya ibibazo n'ibisubizo n'umwavoka we umwunganira, ntabwo yemerewe kujya imbere y'urukiko ngo avuge ngo ugiye kuburana urubanza, kugira ngo ataza kuvuga agobwa
cyangwa se agira ibintu asubiza atabanje kubitekerezaho bihagije. Buriya burenganzira kubumwangira bikiyongera no kumuha uburenganzira yangiwe mbere bwo kuba yarasabye nyine bavuga nk'uko nabivuze haruguru, bikangwa bikigerekana none ku bundi burenganzira yasabwe bwo kurekurwa bitewe n'ibyakozwe mu rubanza bidakurikije amategeko, harimo nko gufatwa agakorerwa iyicarubozo, agafungwa amaguru, agahambirwa amaguru n'amaboko, ariko urukiko rukanga kubifataho umwanzuro mu cyemezo bafashe ejobundi. Ibyo byose byatumye bimugaragariza ko nta butabera buboneye yiteze ku rukiko. Aravuga ati reka basi urubanza nduveho nta kintu abandi mukuburanira, n'ubundi niba banze kumpa ubu burenganzira bw'ibanze, ubundi burenganzira bukurikiyeho nzabuhabwane, bazankatira ibyo bashaka kuko badashaka kunyumva. Ubwo ni uburenganzira bw'umuburanyi. Asaba yuko yahabwa umwanya uhagije, kuko we n'umwunganira bavugaga bati nibura biradusaba nk'amezi 6 kugira ngo tubanze twige neza dosiye. Nyuma bataranamubwira ko babyemeye cyangwa batabyemeye, babanje kumubwira bati noneho emera yuko abo muhuriye muri iyi dosiye hagati aho ngaho baba batangiye kuburana, noneho igihe nawe cyawe kikazagera bakaba baburana mu gihe ukiri gukomeza gusoma ibijyanye n'idosiye yawe. Ibyo nabyo we n'umwunganira ntabwo babyemeye, kuko bavugaga bati ibyo ngibyo kwaba ari ukudusaba noneho gusa nk'aho twajya dukurikira urubanza nk'indorerezi. Asanga rero ibyo bintu nabyo byaba atari byo, yashakaga ko urubanza ruba ruhagaritswe, noneho akazabanza akaba yiteguye nawe bihagije. Iyo nayo wumvaga ari ingingo ifite ireme metre? Yego, ni ingingo rwose kandi yumvikana, kuko nta buryo umuntu uri mu rubanza rumwe mu mazi zahurijwe hamwe bavuga ngo ababuranyi bamwe nibaburane ngo undi bakomeze arebere yumve, kandi ari igihe iyo bari kuburana ashobora nawe kubaza akabwira urukiko ati banyakubahwa abacamanza, nkurikije ibyo ngenda Sankara amaze kuvuga cyangwa se Nsengimana Herumana amaze kuvuga, ndagira ngo mumumbarize ikibazo kuri ibi. Urumva rero ntabwo icyo gihe yabivuga adafite ubwo burenganzira, kuko bamubwira bati no igihe cyawe kiri inyuma, uzaza nyuma, reka niba bari kuvuga. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Kuko rero babyanze, bo bari bafite ukuri, bagombaga gukora ikintu kimwe. Umucamanza agomba gushishoza akavuga ati reka nibura bace amezi 6, reka mbahe 4, cyangwa se avuge ati mbo noneho reka mwayo mezi basabye turebe, tubwire n'abandi baburana baba bihanganye nabo, noneho azaze azi dosiye, noneho baburanira icyarimwe aho gutandukanya dosiye. Cyangwa se bagahitamo ikindi cyifuzo bati twongeye gufata icyemezo cyo gutandukanya dosiye, buri wese aburana ukwe nk'uko n'ubundi babikoze. Hari ikindi kintu Maître Rudakemwa umwunganira wari umwunganiraga kuri uyu wa 5 yavuze yibukije gikomeye, nuko niba baramushyize mu idosiye imwe ko ari urubanza rumwe, yakoresheje ijambo mu Gifaransa ko ari indivisible, yuko udashobora gutangira kuvuga ngo uyu munsi haraburana abemerewe kuba bagira icyo bavuga naba, abandi igihe cyabo ntikiragera. Nibyo wavugaga gikomeye. Unyemere rero mu minota 5 dusigaranye ngo dusoze, ndagira ngo usobanurire abantu ikintu gikomeye. Ntabwo ngiye kugusaba ngo uraguze umutwe, ahubwo abanyamategeko mugendera ku bintu byanditse, mugendera ku bintu bishoboka, kubera ko bishingiye ku kintu cyashyizweho ngenderwaho. Amategeko niko ameze. Niba uwaburana akavuga ati ndabona nta butabera, ndabona hari ibimenyetso binyereka ko nta butabera ushobora kubonera imbere y'uru rukiko, murabona rero urukiko ruzajya rumuburanisha adahari, kubera ko yavuze ko atazagaruka imbere yarwo. Wabonye yuko perezida w'urukiko yavuze ati icyo ngicyo avuze, asabye icyo ngicyo afasheho icyemezo, umwanditsi ntacyandike. None nagira ngo rero mubaze, urabona bigiye kugenda bite?
ese urukiko rugiye kukigaho icyo cyemezo yafashe hanyuma ruzaze ruvuga umwanzuro kuri icyo cyemezo cyangwa urubanza rugiye gukomeza bavuga yuko umuntu yanze kuburana ko bazamuburanisha adahari. Bigiye kugenda bite mwebwe muzi amategeko iyo bigenze kuriya metre? Iyo umuburanyi avuze ko atakifuza gukomeza urubanza rwe cyane cyane biturutse ku mpamvu ziturutse ku rukiko, nicyo twita mu gifaransa yuko ari droit au silence, kandi nabyo ni bumwe mu burenganzira bw'ushinjwa. Icyo gihe ntacyo urukiko ruzabihinduraho, ruzaburirwa ku nyandiko mvugo yuko iburanisha kuri Rusesabagina bisa nkaho rirangiye kuko we yanze kuzaburana, ubundi bazaburanisha bariya bandi. Mwabonye ko urubanza ruzasubukurwa tariki 24 na 25, nyuma buriya bazatumiza n'abandi batangabuhamya, igenda iburanisha rikomeze. Mu kuzasoma umwanzuro wa nyuma bazakatira Rusesabagina ibyaha bashaka, ariko nawe afite uburenganzira bwo kuba yanabijuririra. Nicyo nayo ngiye kukubaza, ashobora kujya mu rukiko rw'ikirenga cyangwa mu rundi rukiko, mu rukiko rw'ubujurire akajurira. Ese ashobora kuvuga ati nkurikije ibyo nabonye ku bacamanza ndabona hakwiye gushaka abandi bacamanza, kuko nabyo bijya bibaho yuko umuburanyi avuga ati abacamanza simbemeye nimushyiraho abandi mu rukiko. Bitandukanye n'ibyo, ni ikihe cyafatwa ku munsi wa none? Nuko avuga ati kuburanira mu Rwanda ndabyanze, cyangwa hari izindi nzira ubona ashobora kunyuramo n'ubwo nyine akiburanira mu Rwanda, tutanibagirwa ko mu nzitizi yavugaga ari uko we yumva yajya kuburanira mu kindi gihugu? Icya mbere cyo hari ubujurire bwe bukiri kuburanisha ku ifungurwa y'agateganyo bitewe n'uko hari ibyakozwe mu rubanza bitakurikije amategeko, byajuriwe mu rukiko rw'ikirenga. Ku isomwa ryabaye ejo bundi ku itariki 10, urwo rwo ruzakomeza nta kibazo. Ikitazakomeza kuri we ni urubanza mu mizi rwakomeje none uyu munsi kuko yaruvuyemo. Ubwo rero ntabwo yarujuririra, kandi ari we wasabye ubwo burenganzira bwe ko ari we ururetse. Ntabwo yarujuririra igihe abandi bakirimo kuburana. Ku bijyanye n'uru rubanza, urasobanuye yuko mu matariki 24 urukiko rwavuze ko aribwo ruzakomeza. Ni ukuvuga ko we badafite uburenganzira bwo kumuzana hariya ku ngufu muri uru rubanza yashyizwemo, mu gihe avuze ko ahagaritse kuza kuburana imbere ya ruriya rukiko. Ni ukuvuga ko badafite uburenganzira bwo kumuzana hariya ku ngufu. Nicyo bivuga? Nicyo bivuga. Nta nubwo bazanamuha n'ihamagara nka convocation bazamuha, cyangwa inyandiko iwacu tumenyereye kwita ngo assignation. Ntabwo bahamagara umuntu yavuze ko atazitaba, ko atazavuga, ntabwo bamuzana ku ngufu. Buriya mu baburanyi baramukuramo, we bazamufatira icyemezo gusa mu gihe bazaba bagiye kwiherera urubanza ruhagije gupfundikirwa rwose burundu, abandi bose bamaze kuburana, nawe bavuge bati tumukatiye ibi n'ibi, n'ubwo gusa ataburanye. Birangirira aho ngaho. Urwo rubanza rero bazasoma nirwo ashobora kuzajuririra we mu rukiko rw'ikirenga, kimwe n'uko hazagira n'abandi nabwo bazajurira. Tugiye gusoza ikiganiro. Wabonye yuko amaze gufata kiriya cyemezo akabivugira imbere y'urukiko, babajije n'umwunganira bati Maître Rudakemwa urabivuga iki? Maître Rudakemwa ati ibyo uwo nunganira avuze nanjye nuko mbibona. Ntabwo yabivuze wenda mu magambo ameze gutya, ariko nyine yabishyigikiye icyo cyemezo cy'uwo aburanira. None dusoza mu nteruro ebyiri, Maître nawe bakubajije muri uriya rukiko wari gusubiza iki? Icyo nari gusubiza ni uko umwavoka wese akurikiza uko umukiriya we abyifuza, kandi abashyira mu bikorwa ibyo umukiriya we yifuje. Niba umukiriya rero nanjye avuze ati ngewe singishaka gukomeza kuburana muri runo rukiko bitewe n'uko rwanyimye uburenganzira, nanjye nabishimangira nti ni uburenganzira bwawe, ntakumirwa, nanjye ndabishimangiye. Reka tuvuge yuko urukiko
rutemera ubutabera bwarwo asigaye ruzafata umwanzuro ruzashaka. Maître Joseph Cikuru Mwanamayi, ibisobanuro waduhaye nk'impuguke mu mategeko, turagushimira uyu mwanya wafashe kugira ngo uduhe kumva icyo amategeko ateganya, ariko n'isesengura ry'impuguke mu mategeko uko riba ribibona. Ntabwo rero twavuga ko dosiye irangiye, kuko hari ibizakurikiraho nituguhamagara kugira ngo udufashe kubisesengura no kubyumva kurushaho. Turizera ko uzatubonera umwanya. Wakoze cyane Maître Joseph Cikuru Mwanamayi. Twibutsa abadukurikiye yuko uri umwe mu bunganira abajya imbere y'inkiko mu gihugu cy'Ububiligi. Wakoze cyane, weekend nziza Maître. Yego namwe mugire weekend nziza, turi kumwe.